Imana amaboko. Tuvuge ngo Yesu azahora ari umunamba wanjye. Yego. Yesu azahora ari umwami w'aba. Zamura haleluya. Haleluya. Ubwo wari urimo gusirimba tambuka hano. Ngwino hano. Mushyiremo agasirimba gatoya. Shyiremo agasirimba. Bashaka iki gisirimbo kibyine. Kuko hari ikintu Imana imbwiye. Yesu yumwema. Zamura turifu. Uje muone baba yumwema. Haleluya. Amen. Ubwo twarimo tubyina hano dusimbuka, Imana yambwiye Yego. ku munsi w'ejo saa 8 wari ugiye kuzacika ukuguru kw'iburyo. Niyo mpamvu mbikubwiye ngo sirimira Imana. Hari igihe tuvuga ibintu abantu ntibabyumve. Nshobora kubikubwira ntubyumve, reka mbigusobanurire neza. Bonye nabonaga uri kuva mu muhanda wo ku giti cy'inyoni. Ku giti cy'inyoni urahazi? Yego ndahazi. Utuye he wowe? Ku Kinyoni. Iwawe nari mpazi. Muri uku kuva ku giti cy'inyoni hari ikoni rya kabiri. Iyo uvuye ku giti cy'inyoni, mwese sinzi niba murizi, nabonaga wari uririho hari nimugoroba nka saa 12, ariko nubwo ari saa 12 nakubonaga ku gare urimo urakataza igikamyo kiguturuka inyuma kikwegeka hakurya y'umuhanda. Ubusanzwe ukora iki? Umunyonzi. Imana irambwiye ngo iyo watsenze igukuyeho impanuka mu izina rya Yesu. Zamura haleluya. Ongera uzamure haleluya. Icya kabiri, Imana igukuye ku igare, igiye kuguhereza moto na perime byawe mu izina rya Yesu. Komera Yesu amashyi. Bega Yesu tumukomera amashyi, jya kwicara Imana igutabara. Abandi tumuvugiriza impundu. Umwami w'abami. Munyemerere twongere dukomere Yesu amashyi tumuvugiriza impundu. Yesu niwe mugabo ujya utabara. Haleluya. Ntawamwiringiye ngo akogwe n'isoni. Ntawamwiringiye ngo urubyaro rwe rusabirize. Ijambo Imana yakuvuzeho izarisohoza. Ijambo yakuvuzeho izarisohoza. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, Utabasha kunyeganyezwa. utajya ubashika kunyeganyega. Haleluya. Mwereze ikiganza umubwire ngo icyo Imana igusaba ni ukuyubaha gusa. Nusenga Imana ugakizwa, Imana izakugirira neza. Pita ani hadike desans. Mbega Yesu ni umwami. Mbega Yesu aratabara. Uriya wowe mpapa, wowe imbere, haguruka uze hano. Wino inyuma, aha uwo wahagaze. Madamu wawe ari he? Muri kumwe nawe naze hano. Mwatera haleluya. Haleluya. Wakongera ugatera haleluya. 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 Umunsi wari umaze gushakana n'umudamu wawe, hanyuzemo ukwezi kumwe, hari ahantu mwari mutuye
ndi kureba hatari aho mutuye uyu munsi harahari Yego harahari. aho hantu hari mwari mutuye haje umukecuru ari mu gitondo madamu wawe yari arimo arafura amashuka ndabona ahantu yari yanitse ku mugozi uwo mukecuru arangije araza afata amazi madamu wawe yunyuguje kundi abadamu bamesa bakunyuguza imyenda aragenda afata amazi arayatwara amaze gutwara ayo mazi aravuga ngo kubera ko aya mashuka araraho uyu mugabo n'uyu mugore ndarahiye arayajyana ndabona yarayasutse ku rutara aratemba amaze gutemba yashyizemo izindi produit abapfumu bamuhaye aravuga ngo uko amazi atemba ariko uzajya ubonana n'umugore wawe aho kugira ngo intangangabo isangane n'intangangore y'umugore wawe musame mutwite aravuga ngo zizajye zinyerera uzarinde upfa wowe n'umugore wawe mutabyaye mumaze imyaka ingahe mwarabuze urubyaro Gereranyije ni nka 25 cyangwa 6. ntakibasha kurogoya imigambi Peter Asik Imana irambwiye mwarihanganye mutegereje igihe kirekire mutegereje Imana ndi umuhanuzi w'Imana Imana yimitse eta aze enhond perikuwa anehazike teba aniyavezike haleluya mudamu wawe nava hano ajya kwipimisha itapi esikia mama wabuze imihango ryari nari maze nk'umwaka ntabibona narebewe ibyari byo warayobewe ibyari byo kuva uyu mwanya mu minsi 3 ugiye kujya mu mihango uzayivamo umugabo ahita guterera niko Imana ivuganye nanjye zamula haleluya Yesu ni number 1 Yesu ni number 1 Yesu ni uwa mbere tuzamule haleluya badamu tuvugirize Imana impundu nabonaga uri kwitera inshinge hari inshinge witera ni za diyabete Imana irambye ngo kuva uyu munsi ntabwo uzongera kuzitera urakize kuva uyu munsi nugera mu rugo ntabwo uzongera kwitera inshinge mama uhora wijomba inshinge umubiri wawe ni ibisebe nukuri genda Yesu wicara aragukijije burundu amen ebo umuntu mu maso mubwire ngo ntabwo Imana izemera gukomeza kubabara Imana irambye ngo abantu badafite urubyaro Imana irarubahaye wanyemerera ugatera haleluya fata mikrofone utere haleluya tera indi haleluya ongera utere indi haleluya hari ahantu wabunze ubwa mbere nkubonye ubwa mbere nkubonye nibwo bwa mbere naje hano ni nabwo bwa mbere uje hano yego ngo hanurire yego Imana irambwiye hari abantu bahagurutse batatu aba bantu bahagurutse batatu barashaka kuba mu buzima bwo kubabara bagambaniye umugabo wawe bamushira muri gereza aba bantu barimo barasunika dosiye Imana irambye kuko je imbere y'Imana akagambane kari ku mugabo wawe Imana igakuyeho nona haleluya Imana ngo hari abantu bari gusunika dosiye umugabo
wari ufunzwe bamukatiye, bari bagiye kumukatira imyaka 6. umugabo wawe ari arafunze. ushaka atahe cyane. amaze igihe kingana iki afunze? Amaze icyumweru n'iminsi 2. amaze icyumweru n'iminsi 2. kuwa gatanu uzamuzana hano gushima Imana. ushaka nguhe ikimenyetso? Yego. Ndagishaka. mbonye abamarayika 2. ubu uyu mwanya tuvugana, ejo uzitaba telefone y'umugabo wawe. aba bamarayika 2 binjiye muri gereza, bahamagara umuntu witwa Claude. Claude ninde? Ari muri gereza nyine. Ninde? Ni umugabo wanjye. aratashe n'ikimana ivuganye nawe. Zamula haleluya. Gloria talakosite. Imana irambwiye amarira wariza abantu bari kuguseka Imana yarayabonye. Imana irambwiye ngo induru zari zibaye nyinshi mama. abantu bose bari bategereje kuguhugwa. Amen. barimo baravuga ngo reka tukarebe. mbonye abamarayika bahamagara Claude bamuvana muri gereza. Imana irambwiye ngo aratashe, kuwa gatanu muzazana hano gushima Imana. bamushizeho icyaha, bakimutsindagiraho, bakimurambikaho. Imana irambwiye ngo amasengesho yawe waje uri kubwira Imana ngo Mana uyu munsi untabare, kanje mu nzu y'Imana ndebe ko ibibazo mfite byarangira. genda wicarire, Yesu arabirangije. Amen. ayo mashyi dushaka twayakomera Imana. hereza umuntu ikiganza umubwire ngo Imana igukorera ikintu kigaragaza ko ari Imana wasenze. Imana igukureho umubabaro bigaragaza ko wasenze Imana. Ego. Imana igukorera igitangaza kivuga, vuga ngo uyu munsi ni ngewe ugezweho. uyu munsi ni wowe ugezweho. duhe Imana icyubahiro. ongera uzamura ibiganza byawe. Haleluya. vuga ngo uyu munsi ni ngewe ugezweho mu izina rya Yesu. Oria talakosite shariamike. vuga ngo Yesu agiye kuntabara. votekia. uriya mugabo wambaye rinete ngwino hano. wowe wambaye rinete ngwino hano. duhe Yesu umwami w'abami icyubahiro. Haleluya. waturutse he? Yaturutse Kinyinya. uyu mwanya wa none Imana irambwiye akagambane k'abana b'abantu Imana irakarangije nonaha. Imana irambwiye ngo ninkubwire iki cyumweru tugiye gutangira bitarageza kuwa gatatu bagiye kuguhamagara mu kazi. Se etike, reka mbigusobanurire. Imana irambwiye mu bantu ahantu wakoraga ndi kubona amatiyo 2 y'amazi acomokoka, nkabona ibigega bya sterine byinshi. ukora ibiki? Muri ibintu bijyanye n'amazi, ndi umuprombi. ukoramo ibintu bijyanye n'amazi. aya mazi muri ibi bintu ukoramo, Imana irambwiye mu kazi wari urimo hari akagambane kahagurutse barakwirukana nawe utazi impamvu. Ko bimeze. bamaze kukwirukana waratahanye agahinda n'umubabaro, wumva no kubyakira birakunaniye. Satani yagiye yica amahirwe yawe. wirira papa, Imana igiye guhindura amateka. Hey, leta labi. Imana irambwiye
nubwo uyu mwanya umeze gutya ufite ikibazo, ndabona abadayimoni bari bagambiriye ko ugomba gupfira mu bitaro, mbonye bakubaga ariko ntiwataha ntiwagaruka. Ufite gahunda yo kubagwa? irahari. Tariki 12 z'uku kwezi saa 8 za nimugoroba mbonye bari bagiye kukubika aho gutaha. Uzabagwa ryari? Kuri 12 z'uku ngo Oh ribore kasikete maholeba. Zamula haleluya. Ongera uzamule haleluya. Hari ingwara ndimo kureba mu mubiri wawe. Dipete hoziatikala hiti. Ndaguhanuriye ntuzabagwa ugiye gukira none ankiri muri riteraniro. Bari bagiye kukubaga iki? igifu. Bagiye kukubaga igifu. Ufite impapuro zo kwa muganga? Ndazifite. Zirihe? Ntabwo nazizanye ariko ndazifite. Imana irambwiye kuva uyu munsi agera hino, Imana igukijije igifu. Te passe. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo uyu mwaka utararangira Imana iguhaye umugore. Nta mugore ufite? Ntawe. Imana iguhaye umugore. Hari igikomere wagize utajya kwibagirwa mu buzima bwawe. Iki gikomere Yesu niwe ugiye kugikomora. Nshuti yanjye, Imana irambwiye ngo muri wowe uzakorera Imana. Imana irambwiye ngo uricara agahinda kakakwicira mu rugo. Imana irambwiye kuva uyu munsi Imana igiye kukugira umukire, ntuzibagirwa aho Imana yagukuye. Cya kabiri, misiyo yo kubagwa kuri wowe Imana irayirangije. Misiyo yo kubagwa kuri wowe Imana irayirangije. Imana irambwiye ngo nonaha tipela stifo de guide ikugize muzima. Pirakos. Uwo musaza naze hano. Uwo musaza ndi kureba. Waturutse he papa? Hagarara aho ngaho nta kibazo. Mahereza mikrofone. Naturutse mu Mutara aho bita Rwembogo muri Gatsibo. Uragwaye? Uragwaye? Kuva uyu mwanya ngiye kugusengera Imana. Vuga ngo uyu munsi ndabohoka. Vuga ngo uyu munsi ndabohoka. Nukwiye gutwi kutumva. Kanza ngusengera Imana. Bihereze Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu zina riryoshe niwe nzirata. Katumutunga ikiganza. Uko gutwi ukumaranye imyaka ingahe? Mushireho mikrofone iri. Ugutwi ukumaranye imyaka ingahe? Ni nk'amezi nk'abiri. Amezi abiri. Nibwo kwatobotse. Aha, ngiye kugusengera Imana nonaha ugiye gukira burundu. Nuko nguko. Uko nguko kwibumoso. Ndeba hano. Funga kuno gutwi kwawe kwiburyo. Mwese mutunga ikiganza hano. Uri Imana ikiza indwara. Aya mazi ndayasengeye guhera uyu mwanya.
ahinduka umuti n'amaraso yawe Yesu. Amen. Mwakura ayo mazi. Oya. Nyaganyeza ugutwi kwa we. Uri kumva iki? hakingutsemo. Urameze wumva? Hakingutsemo. Wakomeye Yesu amashi menshi. Tumuhereza kandi ugutwi kumve mu izina rya Yesu. Oh, riada bale kariaba. Uri kumva kumeze gute? Ubu ndumva ukuvuga kose ndakumva. Wakomeye Yesu amashi menshi cyane. Zamula haleluya. Ongera uzamule haleluya. Ongera uzamule haleluya. Icya kabiri, Imana irambwiye mu nda yawe harimo kanseri. Imana irambwiye ngo irakize nonaha burundu mu izina rya Yesu. Bigeze bakubagaho? Ntago barakubagaho. Ntago bambaye. Imana irambwiye ngo imigambi Satani yaragambiriye kugira ngo bakubage, Imana ikugaruriye imbaraga. Tambuka ugere hirya hariya nk'umusore Yesu aragukijije. Wakomeye Yesu amashi ko ari ubohora. Shirama agasirimba umusaza agasirimbe di. Oya shirama agasirimba. Dusirimbira Imana. Kenera Imana. Haleluya. Yesu arakora. Hanyuma urumva umeze ute neneho? Urumva neneho umeze ute? Ndumva rwose ndagira nkumva mfite imbaraga kandi ubundi bahuzura bamfashe ukuboko. Baje bagufasha cyane. Uri gukandagira ukumva imbaraga zaje. Ndumva rwose imbaraga. Reka twakomera Yesu amashi menshi cyane. Tuzamurire Yesu impundu. Abashoboye tumwongera amashyi umwami wapfuye akazuka. Icyubahiro ni icy'Imana Nyiringabo. Yesu niwe ugikiza. Komeza utambuke. Tambuka ugere hirya, komeza ugende, Yesu aragutabaye. Dusirimbire Imana. Haleluya. Uze urumva ubohotse? Wari umaze igihe kingana iki urwaye? Sira amezi 4. Genda wicara, Yesu arakubohoye. Reka tukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Yaratwimanye uwo Yesu isuri ibihumbi kandi sibanga barabizi ejo bundi yaratwimanye uwo Yesu isuri ibihumbi kandi sibanga katuzamule. Haleluya. Munyemerere twongere duhereze Imana icyubahiro. Jya kwiyicarira, Yesu arakubohoye. Cyubahiro ni icy'Imana. Mbega ayo maboko na ya Yesu ngo tuyarambure. Haleluya. Wowe ndi kureba, wowe waturutse Gikondo. haguruka tuvugana. Muhereze mikrofone nta kibazo. Tera haleluya. 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 Amena. Hari umudamu waroze isura yawe, ararahira aravuga ngo uzarinda upfa ujye mu nda y'isi utagize umunezero nk'uko abandi badamu bagira umunezero. Nago egereze mikrofone. Sinigeze nishima kuva navuka na rimwe.
kere ku munsi Imana imbwira ngo nzakugirira neza. uyu mwanya tuvugana ubuzima bwawe buri mu bapfumu, isura yawe barayitwaye, uhorana agahinda n'umubabaro. Hari n'igihe wabwiye Imana ngo yishobora ukanyica ntiwemere ko nyura muri uyu mubabaro. Uko bimeze kandi uyu mudamu yaravuze ngo uzakundwa n'igitsina gabo, ariko icyo gitsina gabo nibwo kizagukunda, kigomba kuzangiriza sitati yawe. Muzabyarana n'aba bagabo ariko nta mugabo n'umwe uzabana nawe ngo agutume. uko bimeze. Ufite abana bangahe? 4. Maze kubyarana n'abagabo bangahe? Ni 4. Oh, riada sohedi amari atayi gideza. Kuva uyu mwanya iwawe urarushe Cyane. hari igihe wisabira urupfu nago rukakwanga. Imana irambye ngo ninkubwire igukuyeho karata kwiruka nkajya inyuma. Yes, Imana ishimwe. duhe Imana icyubahiro kwimubohoye. Imbaraga zose zagwanyaga ubuzima bwawe guhera uyu mwanya zikuvuyeho. Abana bawe bari mu buzima bubi, Imana iguhaye umuterankunga mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ayo mashi tuyakome mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ayo mashi tuyongere. Hallelujah. Wagwaye ute mama? Wowe wagwaye ute? Uruhande umanuka gutya muri rusuru ukuboko senguterura. narwaye uruhande rwose n'umugongo. Ubimaranye igihe kingana gute? Amaguru n'uru ruhande, amaguru mbimaranye kuva 2006. Ubwo n'Imana yagiye ndenda nakupfa mba narapfuye. Ninde wakuraritse? Narariswe ni radio. Nkunda nkotegera radio mu cyo nkakumva buri gihe. Wumvaga ndi ikigabo kinini? Numvaga uri umusaza munini, naho mbibwira abantu nzi ko uri umusaza munini. Kaduheye si cyubahiro. Ngwino ngo sengera Imana igukize mu izina rya Yesu. Mbega mwanyemerera tugahaye si cyubahiro. Oh mama, umuro uyu mwanya ugiye gukira. Mama, ugira umutima mwiza ariko abantu baraguhemukira cyane. Wafashije abantu aho kukwitura neza bakwitura inabi. Abenshi nafashije bose baranyanze. Hari umurozi ndimo kureba. Witwa Konsalata. Reka ngo amakuru neza, ngende umuhanuzi w'Imana. Uyu mugore witwa Konsalata uracyashakisha, ndaje nguha ibimenyetso bifata. Mbega Imana yacu ifite ibimenyetso. Katuyihe icyubahiro n'Imana nyama. Uyu mugore witwa Konsalata, igihe umwana wawe yari afite imyaka 18 w'imfura, reka gushakisha, ndashaka kuza kugwisha ku ntego. Ubu ntega amatwi nkurikirane. Uyu mugore witwa Konsalata yafashe amazi, afata amazi y'umwana ndi kubona washatse. Igihe yari amaze kubaka urugo, yaravuze ngo uyu mubyeyi kugira ngo mubabaze, ndeka mutandukanye n'uyu mwana we ntibazigere bahuza. Umwana wawe murahuza? W'imfura? Ntago duhuza. Muherukana ryari? Ubundi maze imyaka 3 ataze wanjye. Ejo bundi niho naciye ku mugabo we, ndamubwira ngo ndifuza abana, ndumva ashaka kuza gusura abana. Nararwaye, ndwara kuva mu kwezi k'8 ndwaye, narwaye uburwayi bukomeye cyane, ariko narinze Imana inkiza ataraza kundeba. Nawe ntabwo ari we baramuroze. Ayuma uyu mugore witwa Konsalata sasa rero ndashobona utangiye kubyumva.
yarazindutse afata amazi y'uyu mwana w'umukobwa. Amaze kuyafata, ifoto ye ayijyanira umupfumu. Amaze kuyijyanira umupfumu, aravuga ngo uyu mukobwa witwa nyina w'umuntu, kuva uyu mwanya ndamuroze ntazongere guhuza na uyu mukobwa wawe. Yitwa nde? Yitwa nyina w'umuntu. Mbega icubahiro cy'Imana. Yego. Wirira, Yesu arakubohoye mama. Imana irambye ngo kuva uyu munsi agiye kugaruka gusure kuko Imana igukuyeho icyo cyangiro. Zamula haleluya. Ongera uzamule haleluya. Yego. Wirira mama. Abantu barakwambuye barakunyaga. Wari ufite ibintu byinshi, wakabaye uri umukire ukomeye, ariko ibintu byawe Satani yarabitwaye. Bakuje ikintu cyitwa pararize gifata umugongo wawe, kimaze kuwufata kirawuca ku buryo uruhande rumwe ntabwo rukora. Kuva uyu mwanya Yesu agiye kukubohora. Tangira uzamura ukuguru kw'ibumoso. Ongera uzamure mu izina rya Yesu. Ongera uzamure mu izina rya Yesu. Ongera uzamure, Imana iri kukubohora. Ongera uzamure mu izina rya Yesu. Tambuka unsanga Imana ibohoye ubuzima bwawe. Tambuka unsanga kandagira ijuru ribohoye ubuzima bwawe. Genda hirya hariya, genda hirya hariya. Garuka wiruka. Irukanka, Imana irabohoye. Wirukanka, komera Yesu amashyi menshi cyane. Kuva uyu mwanya. Thank you Lord. Witwa El Shaddai. Uri Imana ikiza indwara zananiranye. Uyu mubyeyi guhera uyu mwanya niyakire kubohoka. Rima le handi ya site morgue de sharia. Mu bubasha mpabwa n'ijambo ryawe yakire gukira. Yakwicara Yesu akakubohoye. Munyemerere duhe Imana icyubahiro. Yego. Bwira abantu batatu mwegeranye ubabwire ngo ijambo Imana yakuvuzeho izarisohoza. Vuga ngo Mwami Yesu, guhera uyu mwanya nirokanye izi mbaraga. Ndakwinginze Yesu, nkura muri aka gahinda n'uyu mubabaro. Izi mbaraga zingwanya guhera nonaha nizihinduke. Ndi umwana w'Imana, ngiye gukomera. Yesu mbohora. Yesu nkuraho ubu bugwayi, nkuraho izi mbaraga. Buri kintu cyose kimbabaza nikive mu buzima bwanjye. Ndi umwana w'Imana, ngiye gukomera. Ngiye kwinjira mu mugisha wanjye. Wambaraga we, va ku buzima bwanjye. Wamahembe we, subira ku bakohereje. Ndi umwana w'Imana, ngiye gukomera. Wangwara we, va ku buzima bwanjye. Guhera uyu mwanya ngiye gukira. Wambaraga we, wowe uhora umbabaza, va mu buzima bwanjye. Zamura ibiganza byawe. ugarutse kujyana ubwo uzaba ugeze ku bicu. Peter Ehasi, vuga ngo Yesu usanganira. Buraza gufungaho gato. Haleluya. Munyemerere ugiye kuvuga izina rya Yesu. Aho uhagaze ngiye kuhohereza imbaraga z'Imana. Aho uhagaze ngiye kohereza ikibatsi cy'umuriro. Umurozi wakuroze ake kashobotse. Imbaraga z'abapfumu akazo kashobotse. Imbaraga z'abarangi akazo kashobotse. Iyo ngwara urwaye ugiye kubohoka ukire. Iyo diabete igiye kukuvamo.
ibyo bintu biri muri iyo nda yawe Imana igiye kubigukuramo. Ndagira nkubwire ngo iyo ndwara urwaye igiye gushigwa iherezo. Ngiye kubara gatatu urajya uvuga izina rya Yesu, kuko uwo mubabaro wawe Imana irawurambiwe, ako gahinda kawe Imana irakarambiwe. Hari abantu bagiye kubohoka, uwo muroza arakurekura, izo mbaraga zirekurakura. Ngiye kubara gatatu ukomeze uvuga izina rya Yesu, uzunguza ibiganza usenga. 1 2 3 uvuga izina rya Yesu. Aho uhagaze muhereje imbaraga z'Imana, nohereje imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Guhereye umwanya nohereje imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abarozi nizive ku buzima bwawe. Imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana. Nohereje imbaraga z'Imana, nohereje imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Ngize imbaraga z'Imana, va muri iyo nda wa murozi we. Urahiye dayimoni, urahiye wa mbaraga we, urahiye wa mahembe we, urahiye nyabingi, urahiye dayimoni. Izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana. Ngize imbaraga z'Imana muri uwo mubiri wawe, ngize imbaraga z'Imana muri iyo nda, ngize imbaraga z'Imana, ngize imbaraga z'Imana, ngize imbaraga z'Imana. Ya urahiye dayimoni. Komeza uhamagara izina rya Yesu ubohoke. Ndahamagara imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, ndahamagara imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Izo mbaraga nizikuvemo, izo mbaraga nizikuvemo. Komeza uvuge izina rya Yesu. Ndabona abadamu babohoka, ndabona abagabo babohoka. Amarikori ya baba saka, eri ya katari ya babaka, ini watayikide marike. Jesus, 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 Jesus. Vuga ngo mwami Yesu, Yes. guhera uyu mwanya urakoze kumbohoye. Haleluya. Umwaka Uziya yatanzemo, Yesaya yabonye Imana, yicaye ku ntebe ayirengeye, n'indabo wuzuye. Bakerubi n'abaserafi bari imbere ye, yego bapfukamye hari bose bavuga bati batuwera, 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 uribana. Haleluya, Haleluya. amen. Haleluya. Aya mashi y'Imana n'imbaraga yayo mwakongera mukayakubitira Imana. Amajwi ndi kumva ngo imisirimba se mwagize ngo amasani yagiye, ariko reka mbemerere. Sema haleluya. Haleluya. Munsi y'Imana huzuyemo ibyiza gusa. Ahari iyo minota 3 y'icyo gisirimba mbemereye irakora agashya muri aya materaniro. Mukora umuntu wasabye gushima Imana n'umwe yitwa Solange, abe hafi. Nshyizeho na promotion n'abandi babiri batarenze 3, nawe ryuzuye neza neza ryamuhase. Cameraman, kutari kudukamera bimeze bite? Tudushire no kumbuda mbata, dukamere rwose. Iyo minota 3 mu rukuntinze ikora agashya, ikora imirimo n'ibitangaza mu nzu yayo mw'izina ryande. Iki gisirimba ni cyawe Mana. Aba babyeyi nibakira amavunane, urakoze mukiza mwiza kubwira ijwi ry'ubuhanuzi numvishe ko hari umuntu ubyinnye kino gisirimba ukaba umurinze abajura. Haleluya. Ndagushimiye kukumiriye aba bajura ba mu rugo. Iryo ni ijwi ry'ubuhanuzi ryumvikanye mu materaniro. Hari abantu Imana irinze igisambo. Imana ihimbazwe cyane.
icyubahiro twese, icyubahiro ni icyawe Mana. Turagushimiye ko waturinze. Tugihagaze muri ako kanya, reka twakire profete atugezeho ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi, n'ubundi amashyi ya spesiyale ndetse n'uruvange, byose hamwe tumwakira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Twerekeze ibiganza hano ngo inyenyeri ni yake. Reka ayo mashyi twongere tuyakomere Imana mu izina rya Yesu. Ababyeyi bavugiriza Imana impundu. Sohoza abantu 7 babwire ngo Imana igukorere ibintu 7 muri uku kwezi. Imana ikora ibintu 7 mu izina rya Yesu. Ikore 7 rwose. 7 bibabwire mu izina rya Yesu. Imana ibakorera ibintu 7 no kuri. Imana nikore 7 ndetse 8 9 10 25. Imana ikore 7 ndetse ikube 5 igire 30 mu izina rya Yesu. Katuzamule haleluya. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Iby'Imana ishaka ari byo biriye gukora. ari Iby'Imana hari ibyo biriye tuzaba ibihumbi turabyukiza, tuzamuririmbira twese. Luka muri byose ku buntu n'inama tugira. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esteri ibice 9 umurongo wa mbere. Mutwe w'amagambo aravuga ngo abayuda bica abanzi babo. Esteri ibice 9 turasoma umurongo wa mbere. Biravuze ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka ry'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Ariko Bibiliya iravuze ngo ariko birahinduka. Ariko bigira gute? Abayuda abari bo bagira ububasha ku banzi babo. Twiyegereje abakozi b'Imana, abayobozi bari hano bo mu nzego za leta, nababonye polisi b'inshuti zanjye, Imana ibaha umugisha. Muze kwicara mugubwe neza. Hari ababyeyi b'inshuti zanjye nabo binjiye n'abakazungu, muze kubarikiwe kabisa. Sorizo umuntu mwicaranye, Mungu akubariki. Amen. Tuguhaye ikaze mu nzu y'Imana. Hari n'umwarimu winjiye nawe, Imana imuha umugisha. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Hanyuma reba uwo muntu mu maso umubwire ngo uko biri uyu munsi biraruta cyage. Hari ababyibutse uyu munsi biraruta cyage. Nubwo wambaye agatenge kacuyutse, ariko burya hari igihe cyageze urakabura. Nubwo ufite amarira, ariko hari umunsi butari guca Imana ririkeshya. Mubwire ngo ihangane, Yesu azakugirira neza. Abambonyeho bwa mbere bazamura ibiganza. Umbonye bwa mbere, ko mbona ari mwese. Hanyuma uze kunyitegereza, ndi mutoya ariko Yesu ndimo ni mugari cyane. Sifa kwa Mungu. Ongera umumbwirire ngo ishari rya Gahini ntacyo ryamutwaye. Ishari rya Gahini ryapfuye ubusa kuri Abeli, kuko nubundi nawe ntiyari umugisha, byarangije agize gute. Hanyuma mubwire ngo gabanya ishari.
aha kora muri senti dutaramira Imana. Iteka nagendaga emerewe n'ibyaha bihagira ikibasha kumpa umubabaro iteka nagendaga emerewe n'ibyaha bihagira ikibasha Thank you, Jesus. kumpa umubabaro ndashima umusaraba ndashima Yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami yesu ndashima umusaraba abashima izina rya Yesu ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu umva urubavu rwa yesu havuye amaraso y'uruzi rw'ubugingo yuzuye umutima wawe ndashaka dusubiremo mu rubavu rwa Yesu havuyemo havuye amaraso y'uruzi rw'ubugingo yuzuye umutima wanjye ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba ndashima yamba nziza yego ariko cyane ndashima umwami Yesu iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye aha ni umutwaro wavuye ku mugongo ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane ndashima umwami Yesu bagira umwete wishimye mu maraso ya Yesu uzashima ima wanduye ndashima
ndashima ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima ndashima umutara ndashima yamba nziza ariko cyane Hey, amanya ndashima 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 yamba nziza ariko ariko cyane umwami Yesu abashima izina rya Yesu tumukomera amashyi yebo wabanye natwe wabanye natwe yego wabanye natwe warakoze wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe warakoze ziyambora ziyabonga Yesu ziyabonga ziyabonga Yesu ziyabonga ziyambona ziyabonga Yesu ziyabonga ziyabonga Yesu ziyabonga ziyambonga ziyabonga Yesu ziyabonga ziyabonga Yesu ha ziyambonga ziyabonga Yesu ziyabonga koseramako ziyabonga Yesu ziyabonga mana yacu wabanye natwe kagihe wabanye natwe ababonye imana tuyirinde umva gatoya cyagihe ubona ugiye guseba imiryango yakuretse ababyeyi ntabo usigaranye n'imana wabanye natwe wabanye natwe byashoro wabanye natwe warakoze mana yacu wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe warakoze wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe warakoze mana yacu wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe warakoze wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe warakoze watama ya dedona watama ya dedona watama ya dedona riyabonga watama ya dedona watama ya dedona watama ya dedona riyabonga warakoze 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 Yesu warakoze reka mwicare imana ibaha umugisha yego ayo mashi tuyongerera imana nibagaye abantu n'imana twongere tuyikomera amashi menshi hari ijambo naheraho mbere yuko nigisha fata uwo muntu ikiganza umubwire ngo iyakurokoye rya joro butari guca akazi kayo karacyakomeje iyakurokoye cya gihe
gihe abanzi bahagaze bategereje kumwara, ababisha bavuga ngo ugiye gukorwa n'isoni, bavuga ngo tukarebe akazi kayo karacyagize gute, karacyakomeje. Tuyihereze icyubahiro umwami w'abantu. Manishi umugambi we, umugambi w'Imana. Mubwire ngo niba wibitseho nzayimana, abanzi ntibagutera ubwoba. Niba wibitseho nzayimana, izo ntambara ntizigutera ubwoba. Niba wibitseho nzakugirira neza, nzakwambika, nzakugaburira, nzagutuza mu mujyi wa Kigali, nzakurinda guseba, nzakurinda kumwa, mubwire ngo irakora. Abatuye mu mujyi wa Kigali kubera nzayimana tuyihereze icyubahiro. Hari icyo yambwiye ndi mu cyumba nsenga, kwizera kwitambekora. Hari icyo yambwiye nsengera mu butayu, kandi nizeye yuko izabikora. Iri joro niwongere kubura amahoro mu mutima, ujye ubundi ntago wamenyesha. Haleluya! Dawidi yaravuze ngo nzajya njyama nisigure, Yego. kuko Uwiteka ari bujye umpa amahoro. Yego. Mubwire ngo ntuzongere kurara udasinziriye, Yesu n'amahoro yawe. Uje uryama wizigure, Yesu akubereye amahoro. Yego. Uje uryama wizigure, abarozi ntacyo bazagutwara. Uje uryama wizigure, abakugambanira ntacyo bazagutwara. Ijambo ryaravuze ngo umva ukuntu ijambo rivuga, abiringiye Uwiteka meze nk'umusozi Siyoni utabashika kugira guterata. Munyeganyeza umubwire ngo wowe uri umusozi, ntacyo abarozi bazagutwara, ntacyo kugambanira bazagutwara. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Nasomye ijambo mu gitabo cyo Kuva, riravuga ngo mu Bisirayeli nta n'umwe imbwa zizongera kumukera. Izamutse mu kwa mbere ntabwo zizongera kumoka, izamutse mu kwa kabiri ntabwo zizongera kumoka, izamutse mu kwa gatatu ntabwo zizongera kumoka. Izo mbwa zasakurije ubuzima bwawe, Imana ibumbye iminwa. Yesu tumwongera amashyi umwami w'abantu. Niba ari Imana yavuganye nawe, jyama wizigure kuko ari Uwiteka uguhaye amahoro. Bahaguruka, jyama wizigure, Uwiteka niwe uguhaye amahoro. Muhereze ikiganza umubwire ngo Imana waje gushaka ugiye kuyibona uyu mwana. Mugabo witwa Samusoni, igihe yarwanaga bamaze kumufata, Abafilisitiya baritaje ngo barebe kunogoramo amaso. Hari abantu bitaje, umva, hari abantu bitaruye mu buzima bwawe, bategereje kureba kuntu uzapfira muri izo ntambara. Hari igihe uhagarara mu kigeragezo, abantu bose bakakwitarura kugira ngo barebe kuntu uzicwa n'izo ntambara. Ariko ndagira mvuge muri iri teraniro, izo ntambara ntabwo uzazigwamo, ntabwo uzagwa mu maboko y'abanzi bawe, maboko kuroga. Duhe Imana icyubahiro. Niki wayihaye iyo Mana ya, ese niki wayikoreye iyo Mana yawe? Ntacyo wayihaye iyo Mana yawe, mbese niki wagiriye iyo Mana yawe? Oh, niki wayihaye iyo Mana yawe, ese niki wayikoreye iyo Mana yawe? ntacyo wayihaye iyo Mana yawe, n'umuntu yagiriye iyo Mana yawe. Oh, niki wayihaye iyo Mana, ese
ese niki wayikoreye iyo mana yawe ntacyo nayihaye iyo mana yawe n'ubuntu wagiriye iyo mana yawe ntacyo wayikoreye iyo mana yawe ese niki wayikoreye iyo mana yawe ntacyo nayihaye iyo mana yawe n'ubuntu wagiriye iyo mana yawe abasore benshi barapfuye urasigara ese niki wayikoreye iyo mana yawe ntacyo nayihaye iyo mana yawe n'ubuntu wagiriye iyo mana yawe ababyeyi benshi barapfuye urasigara ese niki wayikoreye iyo mana yawe ntacyo nayihaye iyo mana yawe n'umuntu wagiriye iyo mana yawe unyemerere dukomere Imana amashyi menshi ayo mashyi tuyongerera Imana ntacyo wahaye Imana n'ubuntu bwonyine ubuntu bwa Yesu buraduhagije Yesu ni umugabo we utajya ubura uko abigenza twasomye ijambo rivuga ngo abayuda bica abanzi babo iki ni igihe bari bahagurukiye abayuda baravuga ngo mureke twice abayuda ijoro bari kubicamo Bibiliya yatubwiye ngo ariko birahinduka gerageze uze gukora microphone agatuti mugakure hano imbere ijambo ryatubwiye ngo ariko birahinduka abayuda abari bo bica abanzi babo muri aya masaha ijambo Imana yampaye nijoro ngo tuganire Imana yambwiye ngo nkubwire ngo igiye kuguhereza ububasha ku bintu byari bigufiteho ububasha mubwire ngo hari ibintu wabonaga bigufiteho ububasha birahari birahari duhe Imana icyubahiro ko natwe duhawe ububasha oya birahari yambwiye ngo nze umuntu wese waje gusenga ngo iyo karitsiye wasebeyemo ni nayo karitsiye Imana igiye kuguhinduriramo amateka karitsiye wasebeyemo mubwire ngo buretse kwimuka muri karitsiye Imana itarahindura amateka njya nkunda kubabwira ngo hari amakosa atatu Imana itakora ikosa rya mbere Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabarira aho utasebeye ibyo wakora byose Imana izagutabarira ku musozi wasebeyeho umusozi wambariyeho ubusa ni nawo musozi Imana izakwambikiraho umusozi waburiyeho urubyaro niho Imana izaguhera abana b'impanga bavuge ngo Imana yasenze ishobora byose mubwire ngo aho bakuboneye mu marira ni naho bazakubonera Imana yakwibutse ndababwira ngo ikosa rya kabiri Imana ikora Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabara itaregeranya abanzi bawe abanzi bawe irabanza ikabakusanyiriza hamwe kandi Imana iyo igiye kugutabara wa muntu wakuvuzeho amagambo agusebye ni nawe ikoresha akayamanura kuko niwe ubuzi karitsiye yagiye gukatakatanamo avuga ngo aramwaye avuga ngo arasebye akongera akazinyuramo akavuga ngo ya Mana yasenze niyimugiriye neza mubwire ngo abavuze ya mbere ni nabo bazagenda bavuga ya kabiri wirirwa ubabara ngo abantu birirwa bakuvuga batakuvuga se bavuge nde mubaze ngo ubundi batakuvuze bavugana icyambere hari umuntu utunga urutoki umuntu umuri inyuma cyangwa rutunga umuntu umuri imbere umuntu umuri hehe
impamvu birirwa bakuvuga nuko wamaze kubasiga bashaka kugukurura ariko ntibizashoboka. Taraboni yasanga ibefargi. Ta muntu urinuka ngo areba ngo avuga umuntu muri inyuma. Avuga umuntu muri imbere. Kandi kizakwereka ko umaze gukomera nuko umuntu kuvuga umuco amaze ukamureka ukigendera ugatumbira icyo Imana yavuganye nawe. Mubwire ngo ntuzongere kwisobanura mu ntambara. Nusanga abantu 10 bakuvuga ukajya kwisobanura uzaba ubaye wa 11 mu kwisebya. Kandi ni wisobanura n'abataza amakuru yawe bazarara bayamenye. Mubwire ngo jye uceceka. Ngo ariko Mana ngo baramvuga ngo barangwanya bareke. Narababwiye ngo iyi Imana iguteretse mu kigeragezo igushakira n'abari mu bazakwigisha. Iyi Imana iguteretse mu kigeragezo cy'amagambo igushakira abagore bafite masters mu kubara inkuru. Mubwire ngo bakuvuga burya Imana yabahaye masters yo kubara inkuru. Nta muntu umuvuga umuntu uri inyuma. Hari abantu birirwa bavuga ngo Mana kuki nasenze kuki utantabara kuki runaka aje mu gitondo ukaba umutabaye ngewe uranziza iki. Ntabwo urabona umuntu aje mu gitondo ari wowe umuzanya ari umupagani Imana ikamutabara ugasigara wowe nta n'iki Imana ikumariye. Uzi impamvu? Mwese simujya kwa muganga. Iyo ugeze kwa muganga ntutonda umurongo kandi waratanze mitiweli. Iyo haje umuntu uri muri ambulance cyangwa bamugutambutsa aratambuka ntibamushyiramo za serumu ziruka. Umuntu nagutanga gutabaga uzamubwire ngo reka kunyiyemeraho wari urembye niyo impamvu Imana yakwihutishije. Kaduhereze Imana icyubahiro. Umuntu nagutanga gutabaga uzamubwire ngo gabanya kwirata burya wari urembye Imana yari yarakuduhishe niyo mpamvu Imana igutabaye. Ariko hari ikintu kimwe nakundiye Imana munyingige nkibabwire. Iyi Imana igukaranze iraguhisha kugira ngo abanzi bawe batakureba. Kintu nakundi Imana igukarangira mu nzu yarangiza igashyiraho nakuki ugasohoka warabaye inzobe bakagira ngo wisize mu korwa kandi baraziciye kubera Imana yaguhishe. Mubwire ngo ntabwo wibuka ko Imana yaguhishe. Oya hari abantu Imana yahishe. Hari igihe Imana iguhishira mu mubyibuho ukaburara wasohoka wakubita igitenge bakabona urabyimbye gutya bakagira ngo igifiriti n'inyama kumbe Imana yaguhishiye mu nzu abantu byawe ntibabimenye. Mubwire ngo Imana yaraguhishe niyo mpamvu abantu batakurungurutse ngo babimenye. Mana ishimwe Mana yaraguhishe. Mwese muramutse mwicaye aho kandi narababwiye Imana nigutabara ntukisondeke. Muranyumva? Imana nugira umugisha ikagutabara uzige kwisobanukirwa. Muhereze high five nk'abasirimu mubwire ngo jya wiga kwisobanukirwa. Jya wiga kwisobanukirwa. Imana nigutabara uzagende hariya mu mujyi ugura agakweto gahagaze kitwa kandagira satana abazimu bamenye ko bavuganye n'Imana. Nurangiza ugende ugura igitenge cya baze cya 80 ugura agasakame k'ibihumbi 50. Ntuzagatware nk'abasivili hari uburyo bagafatira muri 80 hano. Nurangiza ujye muri salon de coiffure nziza agatatsi bagasokoza bayegekere ku ijisho. Nurangiza unyure kuri ba bagore birirwa bagusebya ubabwira uti niba Imana igi bivuga ikica gasuzuguro k'abadayimoni. Mubwire ngo nutisobanukirwa Imana ntizagusobanura. Byo mabwira nuko iyo utisobanukiwe n'Imana ntiyagutabara. Hari abantu birirwa babwira Imana Mana pere kawunga ko kurya mibishimbo. Nubundi uzahora usabiriza kuko Imana ifite ibintu byagutse. Nusaba Imana jya usaba Imana ibintu byagutse. Duhe Imana icyubahiro. Mbibutse iki kintu mugabanye imiteto umugisha w'Imana upfunyitse mu mahwa kandi kuwukuramo no gushinyiriza. Iyi Imana izagukomeza irabanza ikagukomeretsa nawe ukazakomeza abandi kugira ngo bakomere. Mbabaza
hari umudamu babaga batateye ikinya. Niyo unyuze mu murimo w'Imana, Imana ibanza kugutera ikinya kugira ngo bene so batazamenya impamvu zawe. Ejo nabwirije kuri radiyo ijambo ryitwa Abagibiyoni. Abagibiyoni bivanze n'ubwoko bw'Abisirayeli. Abisirayeli bababonye barebye ibihamya bahita bavuga ati abani bene wacu kumbi zari indyarya bagendanaga. Mu buzima bwawe Imana igukureho indyarya mugendana. Imana igukureho indyarya. Umuntu wese udafite agaciro mu buzima bwawe Imana imwirukane. Imana ikuzanira abantu b'umumaro. Zamura haleluya. Hari inshuti ugomba gutandukana nazo. Muhereze ikiganza ubwire ngo umuntu wese udafite ahazageza ave mu buzima bwawe Imana ikuzanira umuntu uzi iyerekwa ryawe. Hari abantu mutindana mugatindana ntaho bazakugeza, bakagenda bashira amatari y'ibice mu buzima bwawe, bakavuga ngo iyo atatugire ari guseba. Ubundi nkubaza aho ugeze nibo babigizemo uruhare? Mubaze ngo aho ugeze ninde wabigizemo uruhare? Ni Imana yonyine. Kuri iyi si uzatinya ibintu bibiri, uzatinya inzara, utinye n'Imana. Ibintu wiri kuvuga ngo kandi ngo ngewe umbuze wapfa, icyo yabura akapfa ni ibiryo, naho ubundi yakubura agakomeza. Mubwire ngo ihangane uri kunyuramo, izo ntambara zizarangira. Nene ikintu cyantangaje, nasanze intambara zitakiba mu bapagani, intambara zaje mu nzu y'Imana. Usengana n'umuntu ukagira ngo muri gusengana n'ibimwira bikamanuka. Ati mbabajwe n'ikibazo cyawe shagota. Tiye baba we, ati Imana dutabare. Ati Imana warengera uyu muntu. Yagira hirya akajya kukuvuga ati apfa. Yagira hirya ati kamwara. Mubaze ngo watakiye bangahe? Uzi kusengana n'umuntu uyu mukobwa Imana yamubwira firiya amadeni, akaba ari kumwe n'uyu akumva ko Imana igiye kumwishyurira amadeni kandi ko amafaranga arayakura kuri uyu mudamu. Uyu yabyumva akahita yiruka akaza kuri uyu mudamu akamubwira turiya mukobwa yambwiye ko agiye kukuguza 100,000, nuramuka ubimuhaye ntayo uzabona. Uyu nguyu akaza ari guseka ariko avuga ati ati Imana ishimwe. Yagira ati nta mafaranga mfite. Si uko Imana itakayaguhaye, wasenganye n'umuntu mubi. Mubwire ngo Imana igukureho abantu babi. Imana igukureho abantu babi mu izina rya Yesu. Mu bintu byose uzakora ukeneye umuntu wa kabiri. Umuntu wa kangahe? Ufite amaboko angahe? Amaguru angahe? Amatwa angahe? Amava angahe? Amazuru imyengi angahe? Rura rugira ufite inzugi zingahe? Itara rigira insinga zingahe? Ukeneye umuntu wa kangahe? Imana ikuzanira umuntu wa kabiri. Defu wate Imana ikuzanira umuntu wa kangahe? Yesu ari ku musaraba yarabambanwe n'ibisambo bingahe? Apfa yararinzwe n'abasirikari bangahe? Bajya kumureba mu gitugu bari abagore bangahe? Imana ikuzanira umuntu wa kangahe? Kandi uyu muntu azayoherejwe n'Imana mu izina rya Yesu. Imana ikuzanira umuntu wa kangahe? Wa kabiri. Hari abamushaka ngo tumuhamagare? Imana imukuzanira. Kandi uyu muntu wa kabiri mu nshuti ufite, Imana ikuzanire Simoni uterura haremereye mu buzima bwawe. Yesu ari kujya ku musaraba ngo abantu bose be bamuri inyuma baravuga ngo umwami wacu agiye kubambwa. Yabazuriye ibimbwa n'abapfuye ariko bose bari kumwiruka inyuma. Umugabo witwa Simoni ngo amwitegereze abona abantu bose bari kugenda bari kurira, ariko Yesu ari kuvunikana n'umusaraba.
ngo Simoni aramwegera, ngo Simoni aca mu bantu, araza yikoreza Yesu umusaraba, aramubwira ngo nubwo turagera igorogota urigwariza, ariko muri iyi nzira nyemerera umusaraba nitugera igorogota wigwariza. Muri uyu mugoroba nari mvuze ngo Imana ikuzanira umuntu ukwikoreza umusaraba, base ejo uzigwarize, ariko uyu munsi Imana yoroshe umusonga. Uzi gutunga abantu 1000 kuri telefone bareba sitati yawe, ariko ukaba mu nzu y'ibihumbi 50 bakayigusohoramo ntacyo bakumariye. Imana ikuzanira umuntu umenya agahinda kawe. Mubwire ngo Imana imukuzanire n'ukuri. Amen. Amen. Imana ikuzanira umuntu umenya umubabaro wawe. Imana ikuzanira umuntu utakumvira ubusa. Ngiye kuvuga ku bintu bitanu amasengesho akora, nindangiza twinjire mu mwanya wo gusenga. Amasengesho ya mbere, bazo umuntu muri kumwe ngo uzi umumaro w'amasengesho usenga. Hari ibintu bitanu amasengesho akora. Icya mbere, amasengesho ahindura sitati y'umuntu.